donc hari imivumo iba mu miryango y'iwabo uba ukuruye muri wowe. Hari umuntu ushobora kuryamana nawe, reka iki nkivuge cyane neruye mu cyumve. Hari umuntu ushobora kuryamana nawe mu muryango w'iwabo, hariyo karande yuko abakobwa babo, ibyo nimbivuga twe hano mu Rwanda, ngiye mfite n'urugero rw'umuryango nzi uteye gutyo. Hari abakobwa batajya babana n'abagabo, batajya bashaka ngo babane n'abagabo. Donc hari umukobwa ngiyewe ndamuzi cyane, twaraniganye. Umugabo yashakaga wese yarapfaga, umugabo wese ashatse agapfa. Donc ndumva arageze ku mugabo we wa kane, niwe wapfuye amuteye inda. Abandi bose banapfaga nta ninda umusigiye. Nese uwo mukobwa ubwo yarangwaga n'ibiki? Donc aparama yari mwiza, inyuma nta kintu wavuga ngo uvuga ngo yari mwiza. Ndashaka ko twinjirira mu muzi w'impamvu y'icyo kintu cyabagaho gutyo. Icyo turaza kukireba biri mu bintu by'imivumo. Icya gatatu gikomeye, kubura umwero w'ubutaka. Ubu muri kona ibiribwa biri guhenda. Ibi biribwa biri guhenda kubera amaraso y'inzira karengana agenda ameneka kuri buno butaka. Nagiye nganira n'abakuze, nkagenda nganira n'abantu bagiye baba mu bintu bya mbere, bakakubwira ko ndagusuhuje mwene data dukurikiye. Nitwa Bikemu cyangwa se unyite Bikemu wa Yesu, ntacyo bitwaye, byose bifatikaniza hamwe kunzanira ibyiza. Turi kuri Evangeliser le Monde TV cyangwa se EMTV mu magambo ahinnye y'Ikinyarwanda cyangwa y'Igifaransa. Mfite umugisha ukomeye, uyu muntu tumaze iminsi tutaganira, ariko navuze nti reka ngende murebe nongere numva impumeko ye, kuko murabizi ko iyo namuzanye kuri Evangeliser le Monde mwunguka muri benshi, kandi comment murazimpa mu gikari mukavuga ngo uzongera umutugarurire, atwigisha neza, aduhugura neza tukanezerwa. Ashobora kuba wowe warayikoze subscribe iri joro cyangwa se uyu munsi utazi uyu muntu. Impamvu ngiye gutanga amahirwe kugira ngo aze gutangira twibwira, kugira ngo tumenye ninde tugiye kubana muri iki kiganiro cyiza cy'umugisha. Uraho neza? Yego muriho. Nizere yuko uri amahoro. Yego ndamahoro. Ndabona ukeye nk'ibisanzwe. Ni Yesu. Wambaye neza? Merci. Ngo uyu muntu yambaye neza ngo agaragara neza, niko Ikinyarwanda kibivuga. Yego. Ya, ubu rero hari umuntu dukurikiye ashobora kuba ubwa mbere akubonye, reka nawe ntitumwima amahirwe kugira amenye arinde tugiye kubana muri iki kiganiro cy'umugisha. Murakoze cyane. Amazina nitwa Nshimiyimana Gedeon. Nkunda kwigisha ijambo ry'Imana. Yego. Niwo muhamagaro wanjye numva cyane. Yego. Yego. Nshimiyimana Gedeon ni umwigisha w'ijambo ry'Imana. Habaho umwigisha, hakabaho n'umuvugabutumwa n'umubwiriza butumwa. Wowe uri mu gice cy'abigisha. Abigisha b'ijambo ry'Imana. Kiwumva ari ugomba kwibanda cyane. Nuko ari wo muhamagaro nisanze. Niko wahamagawe. Ubwo rero wanze kuba ukora umukoro utari uwawe. Yego. Ahubwo uza mu muhamagaro neza. Yego. Hari ukuntu usanga ariko umuntu ashobora kuba afite imihamagaro myinshi. Ashobora kuba ari umwigisha ariko yaba n'umuririmbyi, yaba n'umwevangeliste cyangwa se umubwiriza butumwa. Yego. Byose ukabona umuntu umwe arabifite. Birashoboka cyangwa habaho kubivanga. Wari ufite kimwe wenda ukabona ukiza imbaraga muri byose. Birashoboka kuko ugendeye kuri Bibiliya. Yego. Umuhamagaro wa mbere Imana duhamagara twese, abantu bose ugiye umuhamagaro. Kamaze nsobanura icyo. Umuntu wese ahamagarwa kwezwa. Nyuma yo tumaze guhamagarwa umuhamagaro wo kwezwa, Imana igenda idukoresha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ikaba yagwa n'imihamagaro irenze 2, 3, 4 biremewe. Ariko ukagira umwe uba wumva ari wo wawe cyane. Yego. Suko nanjye nta bindi nkora, suko nta indi mihamagaro ibonekaho. Yego. Ariko umuhamagaro cyane wo kwigisha mwiyumvamo cyane, numva ari Imana yanshyiriye ku isi. Urakoze cyane. Kandi umwigisha yigisha wagira ngo abantu bose bahinduka bigisha beza. Yego. Ni byiza cyane tumenyere kugenda tuganira ku matopike menshi atandukanye. N'ubundi ugiye kuza usenga Imana ku bw'iki kiganiro kugira ngo tuze tubwire abantu insanganyamatsiko tugiye kuganiraho. Urakoze cyane. Mwami Yesu, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye umwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganire ibyawe. Dusengeye mwene data udukurikiye kubw'uyu mwanya afashe, reka agira umugisha ku Mana. Kandi utwemerere cyane twe tuvuge, ariko Mwuka Wera arushaho kugenda yumvikanishe neza
kuri buri muntu wese ashobore gusobanukirwa ibijyanye n'ibyo ushaka kumubwira, kuko namaze kumenya kimwe, namaze kumenya neza ko message imwe ushobora kuyihinduramo byinshi mu mutima w'umuntu wumva akumva byinshi byimbitse. Niyo mpamvu tugusabye ngo ubuyobozi bw'umwuka abe ari bwo bugenga hagati yacu tuvuga n'abumva ijambo ryawe mu izina rya Kristo, amen. 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 Ya Gideon rero wari umeze neza mu buzima busanzwe? Ya ndamahoro. Ayo mahoro reka tuyasangize n'abadukurikiye, tunayabifurize, sitwe tuyatanga, ariko twinginge Yesu ngo uwe utanga amahoro watsindiye iryo soko ajya mu mitima itentebutse idafite amahoro abaha amahoro, kuko isi ishobora kuducungira umutekano, ariko iyo bigeze ku mwihariko, iyo bigeze ku mahoro bihinduka umwihariko w'ijuru gusa. Imana yonyine niyo ibasha gutanga amahoro, sibyo? Kandi ayo mahoro Yesu yasize yavuze, yego, aravuga ngo si nk'ay'ab'isi batanga. Voilà. Kandi umuririmbyi naririmbye aravuga ngo atemba nk'uruzi, ngo ab'isi ntibajya bayamenya, kuko amahoro y'ab'isi areberwa mu bintu bifatika, areberwa mu bintu runaka, ariko amahoro Yesu yatanze ajya ashobora kubaho n'ibintu bidahari abantu barebera inyuma, ariko umuntu akagumana amahoro. Umuntu akajya kuvuga ngo mfite amahoro ntazi impamvu yayo, ko numva ntuje mu mutima kandi ndi muri situation zitatuma ntuza, ndi mu bibazo. Rero ayo niyo mahoro mazima, kuko ayo mahoro atuma ushobora kubana na Kristo aho abantu bagutaye uri wenyine, ariko kandi ukagira ayo mahoro. Yego, urakoze cyane, tuyifurije abantu bose badukurikiye. Amen. Kandi muri bya bintu baravuga ngo amahoro Yesu atanga ntagira akagero, ngo ntabwo arondoreka. Bimwe umaze kuvuga nyine ubu yafite ari utayasobanura, udashobora kubwira umuntu. Kandi ab'isi ngo ntabwo bajya bayamenya, ab'isi bo ntibajya bayamenya, barakureba bakabona byakwishe none byakuzengereje, bajya bakora hagati uyu we none ntari burenze uyu mwaka, ntari burenze aya mezi, bakabona ubayeho imyaka 10 n'indi kubw'amahoro ya Kristo gusa. Imana ibishimirwe. Kutayamenya ni akaga gakomeye cyane. Gideon, mu minsi yashize ubwo twahuraga ahantu twagiye gusenga, hari topic wangandirijeho inbox turimo turahugurana ku by'ijambo ry'Imana. Aravuga ngo ndumva nuze kubwira abantu cyangwa se kwigisha abantu ikintu kigendanye n'umuvumo, no gusobanukirwa inkomoko y'umuvumo, no gusobanukirwa ibyaha bikunda gukurura umuvumo. Ndavuga ngo icyo kintu nzakizana kuri kamera za Evangelisation Romande TV, tukidevelope, tukiganiraho mu buryo buri develope, kugira ngo abantu bumve icyo kintu, kuko warakimbwiye numva kiraremereye cyane kandi gifite umumaro ku itorero ry'Imana. Bakunzi ba Evangelisation Romande TV, niyo mpamvu nazanye Gideon kugira ngo tuganire kuri iyo topic. Tugiye kurebera hamwe ibyaha bikurura umuvumo n'amoko y'imivumo bishobora gukurura. Ariko mbere yuko tujya kwibaza aho ibyo byaha bikurura umuvumo n'iki, turabanza turebe niba umuvumo n'iki. Umuvumo n'iki? Ese umuvumo ukurwaho? Ese umuvumo utandukaniye n'icyo bita karande n'ibindi byose bitandukanye? Urumva ni topic iri deep cyane, tujya gusobanura neza kugira ngo abantu babashe kumva no gusobanukirwa. Hari igihe umuntu ahura n'undi mu muhanda ati ndakuvuma, urihangana kino kiganiro ndaza kukubaza ibibazo byinshi cyane, uraza no kutubwira umuntu ufite ubutware bwo kuvuma undi. Hari n'igihe umupasiteri abwira umukristo ati nge nutama ituro burya ndakuvuma, ukabona umuntu afite n'ubwo bari gukoreshwa ibintu ku gahato kubera gutinya umuvumo. Mbere yuko tureba ibyaha bizana umuvumo, turabanza tujye deep. Umuvumo ni iki? Nicyo kibazo cya mbere gifite suggestion ivuga ngo ninde ufite ubutware bwo kuvuma undi. Uri kumva umuvumo ugufata ryari? Urakoze cyane. Ubaje ikibazo nkunze, nubwo kavuzemo blague ariko ntabwo ari blague. Hari abantu birirwa bagenda bavuma abandi, ariko ndashaka kubanza guhumuriza abantu mbere kumvuga ku muvumo. Ngira abantu ko umuvumo w'ubusa utajya ufata umuntu, umuvumo w'ubusa, umuvumo utagira impamvu, ntabwo ujya ufata abantu. Uraza no kutubwira nyine ngo umuvumo w'ubusa umeze ute, impamvu yo kuva umuntu yagakwiye kubiyihe? Yego, ndaje mbigereho. Nkuko tubibona nako umuvumo ni ikinyonyo cy'umugisha. Mu yandi magambo aho utaboneye umugisha burya utarebye neza wakora umuvumo.
hanyuma rero umugisha ni uguhirwa. Hanyuma iyo umuntu abuze guhirwa aba ari mu ngorane cyangwa mu nzitane z'ibibazo bitandukanye. Hanyuma icyo twita rero ko umuvumo w'ubusa utajya ufata undi, ni nk'uko n'umugisha w'ubusa nawe utabaho. Uretse no kwibanda ku muvumo, reka kanakona n'akavuge, n'umugisha w'ubusa ntubaho. Hari ubwo uhura n'umuntu aciye hano uraciye hano, ngo yego Yesu aguha umugisha w'iki? Umugisha w'iki? Donc umugisha wakawubonye akoze ikintu runaka, hari ikibaye, hari ikiremetse. Ndetse Bibiliya yo yanabisobanuye neza, igerageza kubivuga neza. Ndumva ari mu gitabo cy'Itangiriro, ntabwo ari Itangiriro, ndumva ari mu nzandiko za Pawulo. Aravuga ngo ntitwaba twibeshye tuvuze ko ngo umutunzi cyangwa umunyamaboko ari uhesha umugisha uworoheje. Biravuze ngo ukomeye afite ubushobozi bwo guhesha umugisha uworoheje. Bivuze ngo rero ntabwo umugisha umuntu ashobora kubona w'ubuntu. Umugisha uri tangible. Umugisha ni ikintu gifatika ushobora gukora ukekereka n'undi muntu. Umugisha ushobora kuba utagaragara, ariko nanone umugisha uburyo tuwubonamo, tuwubona hari ikindi kintu twakoze. Niko n'umuvumo nawo rero ushobora kukwinjirana nawo ufite impamvu. Icya kabiri warumbwiye ninde ushobora kuvuma. Mu by'ukuri dushobora kubona abantu batatu bashobora kuvuma. Uwa mbere ni ugufiteho ububasha. Ugufiteho ububasha, umubyeyi wawe kubyara, ugufiteho inshingano runaka, haba izo mu mubiri cyangwa mu mwuka. Ariko nawe mu gihe cyose utujuje inshingano, iyo utujuje inshingano hari umuvumo ushobora kukuzaho. Reka bike, reka nguhe ikintu cyoroshye. Uremera ko no kwirukana ku kazi ubwabyo ari umuvumo umuntu aba guteje? Sinzi umuvumo ari jyana utekereza mu kintu runaka kidasobanuka, ariko no kuba utakaje akazi nabyo ubwabyo n'umuvumo wo munsi ugize. Rero umuvumo kandi bikorera n'umuntu ugufiteho ububasha niwe wa mbere ushobora kuzana ikintu cyitwa umuvumo ukakubonekaho. Umuvumo igice cya kabiri cyo wakuvuma ni umuntu wahemukiye. Igihemu kizana umuvumo. Igihemu abantu bajya banabyitondera, bajye bitondera ikintu cyitwa guhemuka. Ugasanga umuntu yahemutse hano, ahemutse na hariya, ahemutse na hariya. Reka mbabwire, nubwo ushobora guhemukira umunyantege utagiye cyagutwara, udafite n'ubushobozi bwo kugira ikindi kinaguhindura, ariko aya marira y'uyu muntu ubabaye, akagahinda agiye gutura Imana, uyu mubabaro agiye ari wowe umuteye, ntabwo uzagendera ubusa. Abantu bajye babimenya, uyu mubabaro wavuye ku gihemu ntabwo uzagendera ubusa. Imana itugire neza. Ni ikintu gikomeye. Yego. Umuvumo wa gatatu, ahantu dushobora kuwukura, umuntu ushobora kutuvuma, kuwo twatatiriho igihango. Donc ari igihango cyari kiri hagati yanjye nawe, none ndakirengagije nkana, ndagitatiriye. Ibi bintu bitera umuvumo. Akeyo nkagezeho nyankunda kukabwira abantu nkabwira ngo bajye bitonda. Burya ukemera kujyana n'umuntu igihango, mukagirana nawe igihango, burya musigasire n'uwo kubahwa. Iki gihango mugiranye none si cyoroshye, n'uwo kubahwa. Ubwo bike ugiye kucukaza tuvuga kandi yabona hano kuri social media abantu baza kwirirwa bavuga bo bashakanye. Umugabo wanjye barara ntabwo bazarangiza neza, ntabwo bishoboka. Donc hari igihango cyabayeho ku mugabo wawe cyangwa ku mugore wawe, hari igihango mwagiranye. Niba binakunaniye kubaka urugo, ceceka, genda amahoro, wigena umwandarika. Kuki utatira iki gihango? Ariko ni igihango gikomeye. Iki ni igihango gikomeye, wavuga ibindi, wakora ibindi, ariko uyu muntu mwagiranye igihango, itondo utamukuraho umuvumo. Ibandi dutabara. Nawe afite ububasha bwo kuvuma. Oya niyo atakuvuma. Kuba uri gutatira iki gihango, none se ubundi ugira ngo uri kwivuma. Mu moko y'imivumo tugiye kuza kureba, nituza kuyavugaho, hari imivumo uri buze gusanga yaragiye ifata abantu bamwe na bamwe mu bagiye batatira ibihango. Nubwo nta wabigeze unde bavuma, ariko kutatira iki gihango bijya bizanira abantu imivumo. Si ngombwa ngo wirirwa kuvuma, kuko Bibiliya umva ijambo umva Itangiriro 12 iki jambo ry'Imana rivuga. Itangiriro 12 ku murongo wa ndumva wa 4.
Bibiliya Imana ibwira Aburahamu, yaramubwiye ngo uzakuvuma nzamuvuma. Mu yandi magambo ntabwo Aburahamu yavumye, ariko kuko umuntu yavumye Aburahamu nawe aravumwe, avumwe n'Imana. Hari abantu bademukira mu ibanga rimwe ntitunabimenye, ariko iyo mivumo ikabagenda. Kimwe nuko Bibiliya ivuga ngo gutekereza umukiranutsi ubwabyo bizana umugisha. Ushobora kwicara ugatekereza atari ko runaka wampa ubushobozi nkamugirira neza, icyo gusa icyo kikakuzana nacyo umugisha. Donc uko gutekereza neza ku mukiranutsi byazana umugisha, kandi no kumutekerezaho nabi yego bishobora kuzana umuvumo, nabyo byazana umuvumo atari wavuma atanabimenye. Rero gutatira igihango cyo abantu bagishingaho akantu kuri icyo kintu uvuze kirakomeye cy'urushako cya mariage na divorce. Hari ikiganiro mperuka kureba uyu munsi niwengisha yarenga cyo mu mama umwe bita Clarisse uri muri Belgique je pense, niba atari mu Bufaransa, wari gusobanura ikintu bita mariage. Ari kuvuga mariage ari iki yunze muri yawe cyangwa se we wunze murye. Ushobora kuba utaranakuri iki kiganiro, ariko ndagira mbwire ko wunze murye kuko nawe yasobanuye igihango cya mariage, imbaraga gifite no mu mugambi w'Imana, ukuntu ababiri iyo biyungiye muri icyo kintu baba babaye umwe binyuze mu kuryamana kwabo. Yego iyo uciye icyo gihango ukajya kuryamana n'undi, ubu sinye indi kontara iturutse kuri wa muntu umwe ku bari babiri, ubwo mukabera nko mubaye batatu. Yabimanutse agenda avuga akaga n'amakuba uba wizaniye kubw'iyo ndahiro ushenye yari yarubatswe n'Imana ya mariage. Urabivuze ndatinya cyane, numva cya kintu burya kirakomeye, gishobora nacyo kuzana umuvumo ku muntu batiriwe bamuvuma cyane. Ubwo ni nk'umuvumo wanditswe n'Imana ku byago n'amakuba bisaba ko umuntu ushobora gukinisha icyo kintu cyane rwose, cyane ko n'ugikora arihishahisha. Nicyo nende ushaka kuvuga noneho. Urumva ntabwo yakuvuma atabimenye ko wagikoze, ariko Imana yo yarabigennye. Donc gutatira igihango, rega none we yavugaga kuri mariage, akavuga ngo mariage, yego, ijambo ry'Imana rivuga si ukujya mu murenge, yego, si no kujya mu rusengero, yego, ti nubwo nayo ari imico myiza twashyiriweho n'amadini itari mibi kuko atari icyaha, yego, ariko mariage ikomeye ni iyo umusore ahuye n'umukobwa bakumvikana kwa mukunda n'undi ati ndagukunda, bakanaryamana. Yego, ngo ikimenyetso cyo kuryama ni confirmation ya mariage. Niko yavugaga mu icyo kiganiro, kavuga ko iyo uryamanye n'umukobwa uri umusore aba baye umugore wawe w'isezerano, yego, mbere y'Imana. Yego, iyo uryamanye n'abakobwa 10 bose baba babaye abagore bawe. Yego, cyari ikiganiro cyiza gicalenjinga urubyiruko rwinshi rwasanze baramaze gushaka aruko nuko imiryango gusa itabimenye, ariko benshi basanze baramaze gushaka ku buryo burya no gusambana hano none nejo ugasambana ahandi byo ubwabyo ni umuvumo gukurikirana no muri rwa rushako twitwa urwemewe na societe. Urabisobanuye cyane, numva ndabyumvise. Yenda reka mvuga akantu ubundi ako karorete y'ikiganiro turiho, ntacyo bitwaye kugira ngo abantu banakumve. Ntacyo bitwaye. Iyo umuntu afashe icyemezo cyo guhuza umubiri n'undi muntu, yego, none twinjire mu kirere cy'umwuka, nta kibazo. Mu kirere cy'umwuka uvuge twigisha, hari n'ibindi bintu uba wemeye guhuza nawe. Icyambere, burya ubukuruye wa muntu we ubwe tumuvuga, tuvuga inkomoko, we ubwe niba hari imiziro y'iwawe uyikuruye muri wowe. Donc hari imivumo iba mu miryango y'iwawe ubukuruye muri wowe. Hari umuntu ushobora kuryamana nawe, reka iki nkivuge cyane neruye mu cyumve. Hari umuntu ushobora kuryamana nawe
mu muryango w'iwabo hariyo karande yuko abakobwa babo, ibyo nimbivuga twe hano mu Rwanda, ngiye mfite n'urugero rw'umuryango nzi uteye gutyo. Hari abakobwa batajya babana n'abagabo, batajya bashaka ngo babane n'abagabo. Donc hari umukobwa ngiyewe ndamuzi cyane, twaraniganye. Umugabo yashakaga wese yarapfaga, umugabo wese ashatse agapfa. Donc ndumva arageze ku mugabo we wa kane, niwe wapfuye amuteye inda. Abandi bose banapfaga nta ninda umusigiye. Nese uwo mukobwa ubwo yarangwaga n'ibiki? Donc aparama yari mwiza. Inyuma nta kintu wavuga ngo uvuga ngo yari mwiza. Ndashaka ko twinjirira mu muzi w'impamvu y'icyo kintu cyabagaho gutyo. Icyo turaza kukireba biri mu bintu by'imivumo. Yego. Donc hari ibintu by'imivumo bari iherekeza abantu. None rero iyo winjiye ikicaga abo basore ni ikisi. Nicyo nyine nanjye nshaka kwibaza. Ikicaga abo basore tudasiga abantu mu rujijo kuko uyu mukobwa akwiye kuba yirindwa. Yego. Si uwo wawe. Yego. Ndavuga uyu mukobwa uteye urye. Yego. Akwiye kuba yirindwa. Yego. Kugira n'umusore ahubwo n'aba basore basambana buri kanya ahantu hose. Yego. Amenya atari ko nubwo ndimwe ibi bintu ati uyu we. Yego. Azankururira ibi. Yego. Tugende. Ikicaga abasore si ukuganira nawe. Ikicaga abasore si uko bagendanye nawe, kuko twariganye. Ntabwo ikica abasore ari ikindi, ariko kwiyemeza uwo murimo wo guhuza umubiri. Ibi rivuga ijambo rikomeye, kavuga ngo icyaha cy'ubusambanyi kiruta ibindi byaha byose kuko kibera imbere mu mubiri. Biravuze ngo ubwo muhuje uyu mubiri muhuje n'ibindi byose. Ubwo mubihuje rero hama hamwe. Niba uyu muryango hari amakarande runaka arimo urayugururiye. Guhuza umubiri. Hari imivumo winjije kuri uwo muntu. Nyabona kubwirana nkababwira ngo wakinisha ibindi, ariko byagera ku kintu cyo kwemera guhuza umubiri n'undi muntu ukabanza ugatekereza kabiri. Ko hari ibintu ugiye gukurura muri wowe udashobora kuzaresista. Ni kontra. Yego. Bibiliya iravuga ngo icyatumye Imana iremera umugore umwe ngo kandi ari ifite umwuka uyisaga, mu yandi magambo yari gwemera abagore benshi, ngo kwari kugira ngo babone ku rubyaro rwubahisha Imana. Babarutsindagira ibyo bintu uri kuvuga. Imana itugire neza. Yego. Bibiliya ni kwivuga icyatumye Imana ngo iremera umugore umwe kandi yari ifite umwuka uyisaga. Donc umugore wawe, yego, niba ari Mariselina, yego, mukaryamana mugahuza imibiri, yego, icyambere mukoze mariage y'Imana ishaka, yego, yabaremeye. Yego. Noneho nuva kwa Mariselina ukajya ku ruhande ukaryamana na Kararisa, yego, ubwo ufashe wa mubiri wawe na Mariselina uwutanze n'ahandi. Yego. Paul yandikira abakora n'Urwanda rwa mbere. Ubwo kunyanyagiza, yego, imibiri y'abantu babiri cyane. Yego. Iki kintu ko kiteye ubwoba. Deja ko ari umuvumo. Deja ari byo uvuga. Yego. Deja none urumva uvuye kuzana hariya nawe uramuzaniye kuko icyo wahindutse cyo nimwongera kubonana nacyo urakimuzaniye nawe. Yego. None uriya mukobwa wawe watubwiraga, yego, nukuvuga ngo uwaryamanaga nawe wese, yego, yabaga yemeye kwikorera imyana, yego, n'amakuba, na karande ziwabo. Yego. Wavuze ati yashatse abagabo bangahe harya bose uwa kane niwe wapfuye musigiye inda. Yo. Mbega ibintu biteye agahinda. Abantu b'Imana bakwiye kubaho birinda ubusambanyi cyane bikomeye, burimo imyaku n'imikoshi myinshi cyane. Niyo mpamvu reka kakabona nakavuga yenda niyo tuvuga imisango, iyo hari akantu dukunda kuvugamo kandi ko kujya uvuga imisango. Yego. Imisango ndagira mbabwire ko nicaranye n'umusaza hano uvuga imisango kandi ubivuga neza. By the way, reka ngushimire kuri kamera. No kuri bivuga neza ahubwo biriya bintu mukora hari n'abandi babikenera.
doke kujya kubona mu kanya ati wabaye umukuru w'umuryango aho wabaye umusaza aha kandi abo bantu basanzwe bahari nabonye ko hashobora kuba harimo ikintu cy'umwuga cyane rwose cy'umwuga cyane kuko mpura nawe iyo nagiye nko gucuranga mu makwe menshi atandukanye duhura nawe uri kuvuga imisango rero n'umuntu udukurikiye yaba ari i Burayi yaba ari hano i Kigali n'ahandi hatandukanye wifuza umuntu wamuvugira imisango mu bukwe ndaza gushyiraho nimero zawe rwose kuko nabonye ubikora neza cyane. Urakoze. Hari akantu tujya dukunda gukoresha mu misango iyo turi kuyivuga tukavuga ngo umuhungu wacu amaze kutubwira twaramubajije ngo washimye aho ntiwaba warabuze umuranga. Ndaje mvuga ako kantu rero ntiwaba warabuze umuranga akarata ko yashimiwe ngo na nyirasenge bagatangira kuvuga ibigwi wa muryango. Mu yandi magambo iyo umuhungu ashaka ntakwiye gushaka ubwiza bw'umukobwa ahubwo akwiye gushaka ubwiza bw'umuryango. Iryo ni ryo banga abantu batazi. Mu musango ntabwo tuvuga ubwiza bw'umukobwa tuhavuga ubwiza bw'umuryango. Hanyuma uwo muryango twashimye ko ari umuryango hari ibintu bitatu tugunda abantu bakunda kuva mu musango. Nejo abantu hazo bimbaza uri kwitoza ibyo kuvuga imisango ariko kumbaza ngo ijambo tujya tuvuga tukavuga ngo abakobwa baho babyara nk'abaheburayo babyara ntibajya mu cyuma ngo tuba dushaka kuvuga iki icyo sinjye kugisobanura hano kuri kamera kugira atagira kiza kugusha. Mu yandi magambo turavuga imiterere ya wa muryango tukavuga uburyo n'inka za kugeza ku matungo yabo kugeza ku biki tuja gusobanura ko ari umuryango utarimo umuvumo. Umuryango ugiye tujyanye mu mwana wacu gusabamo umugeni ni umuryango tuzi neza ko twagenze tukumva ko utarimo umuvumo. Hanyuma rero nabo kenshi iyo twagiye mu bintu by'imihango yo gufatana amarembo niho nabo bagira akantu batubwira bakatubwira ati turabarebye nako iyo turi mu muhango w'umusango turabarebye tubona umuryango wanyu twemeye ko twawushyingira. Mu yandi magambo ni iki bareba kintu ntabwo bareba uburebure n'ubugufi barimo barareba ko umuryango wacu nta biziro birimo. Rero icyo kintu nicyo gikomeye turagira ngo abana bataza guhuza umubiri hejuru y'ibintu imiryango twirengagije bagakururira abandi akaga. Yego donc gahunda no kurambagiza umuryango ugiriye urubyiruko inama ntabwo ari ukurambagiza amataye no gukora muri beneri. Wow. kuko burya mu buryo busanzwe n'abantu bagiye banabimenya mu buryo busanzwe amatagira gitereka. Amatagira gitereka nubwo tutahora abana aho bavutse icyo ntitwakibahora kuko umuntu ashobora kwivukira ariko nanone hari umuryango hari ahantu ushobora kusanga ntabwo wasanga umwana nyina ari maraya mu muhanda nona sange nyina ni maraya mu muhanda nyina muzajya mujya kuganira uri umukwe we muhure usanga yambaye ikariso yonyine kuko yaje gushaka abagabo. Ntabwo numva ko umuryango ari umuryango nawe wifuza washakamo. Gusa abana bo mu rugo buryo ntitwabarenganya ngo tuveho ntibemerewe gushaka ariko nanone ni Imana yonyine yabahaye mahirwe. Ni Imana jide tutarakomeza rero turi ku muvumo tubonye umuvumo ukomeye ahubwo nyine n'ibindi bishaka bijya muri zangingo wateguye cyangwa byarimo. Tubonye ko icyaha cy'ubusambanyi kigira umuvumo kigendana nacyo utiri uvumwe. Yego nkurikije context bisobanuye. None wenda si umwanya wenda wo gutanga imyanzuro umuntu winjiye mu uyu muvumo ukurikiye kino kiganiro tuvuge ko apfuye birangiye cyangwa hariho ibyiringiro birahari. Reka maze muhumurize kuko umuntu wese ugihumeka ni umukandida wo kongera kubona ibyiza. Aha ni cyatumye Imana imusigaza ntakigwemo ko ari kugira ngo uyu munsi agire amahirwe. Nabwo ntabwo twamuciraho iteka ntanacirwaho iteka kuva agihumeka afite byinshi yakosora. Hanyuma amahirwe afite nayahe nayo uko yakongera kugarukira Imana akihana. Hanyuma yamara kwihana
akagira umubyeyi umuyobora. Kuko hari ibintu maze iminsi mbwira abantu nshaka ko abantu bazamenya. Kwatura ibyaha ni kimwe, kwatura ibyaha ni kimwe, kwatura sisiye no kubivuga mu mazina, ariko no gukira ingaruka z'ibyaha ni ikindi. Kuzuka byatura gusa, ingaruka z'ibyaha ntuzikire ntago bihagije. Niyo mpamvu nyuma yo kwatura ukwiye kugira umubyeyi ugenda ukwereka uburyo izo ngaruka z'ibyaha zagenda zikuvaho. Yego. Aricyo gikorwa rimwe na rimwe kibamo n'amadeliverance. Yego. Ibintu bimwe na bimwe. Yego. Kandi nuba twarigize tukivugaho hano. Yego. Urakoze, reka dukomeze tujye deep noneho. Twabonye ku muvumo winjiramo cyane, uravuga ati dore noneho n'iki kintu nari nyikubajije ati cy'ubusambanyi cyama divorce nacyo gishobora kugira imivumo igikomoka kandi bitabaye ngombwa ko mwabanya kuvuma. Itangiriro igice cya 4 umurongo wa 10 tugera kwa 15 haranditse ngo, aramubaza ati icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakira ku butaka, noneho uri ikivume, ubutaka bwanga bwasamuye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe ubwo kwawe kwavushije. Nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera umwero wabwo, uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Kayini abwira Uwiteka ati ibihano mpannye kiruta icyo nakwihanganira. Dore unyirukanye uyu munsi ku butaka, no mu maso hawe nzahahishwa, nzaba igicamuke n'inzererezi mu isi, kandi uzambona wese azanyica. Uwiteka abwira Kayini ati nicyo gituma uwica Kayini azabihorwa 7. Kandi Uwiteka ashyira kuri Kayini ikimenyetso kugira ngo hatagira umubona akamwica. Imana itugire neza. Ndashaka kukubwira ko hakiri urukundo Imana ikunda n'abanyabyaha. Imana itugire neza. Amen. Reka tugaruke noneho turebe. Iki ni cya kimwe cy'ubwicanyi, ariko kibitse ibintu byinshi. Ni ubwicanyi 2 bubitse kugomera Imana, kuko Kayini yaragize ikibazo cyuko atahaye Imana umusaruro ukwiye. Kibitse ishyari ibyo ni ibyaha byose biriho. Kibitse ishyari. 3 kibitse gutatira igihango bari bafitanye kuko n'umuvandimwe. Ibi byaha birakomeye. Hanyuma umuvumo wa mbere ku cyaha cy'ubwicanyi, n'ahandi hantu hose uzasanga no muri bigenda igaragaza icyaha cy'ubwicanyi, umuntu wese ugikoze ahita ahabwa umuvumo wa mbere witwa kuba ikivume. Umuntu ukora icyaha cy'ubwicanyi, umuvumo wa mbere agira no kuba ikivume. Mu yandi magambo, uyu muntu yahindutse ikintu gitinywa. Yego. Uyu mwanya ntureba ko turi hano batubwiye ati umwicanyi yinjiye hano, nukuri nubwo nta ntwaro yaba afite twahinda imishyitsi. Yego. Umwicanyi ahantu hose ava kagera aratinyitse. Yego. Mpamya ko no mu nzira uri kugenda umuntu agatubwira ko ati ubu maze kwica umuntu none bikenyereka inzira. Mpamya ko ushobora gucanganyikirwa ku buryo wakwirukanka nawe. Yego. Donc ni ikivume. C'est ça. Niko Imana yabiremye. Umuntu wese wica undi, iyo umuntu wese amurebye aramutinya. Hanyuma nanasobanura aka kantu, hari abantu batajya bamenya iki kintu. Hari ikintu cyitwa igitinyiro n'icyubahiro. C'est ça. Hari abantu batinywa batubahwa cyane ko ari abagome. Umuntu ukajya arakubwira ngo ngiye ngo abantu barantinya, baragutinya. Amahame tuzagutinya cyane. Igifite agaciro n'ukubahwa. Yego. Me gutinywa byo bishobora no kuba bivuye ku mivumo ikugwirukankaho. Yego. Tukaba tugutinyira imivumo ikuzuye. Kugutinya ntabwo ari ikintu cy'igitangaza. C'est ça. Ubundi ikivume cyose kiratinyitse aho kiba kikagera. Iyo tubona ikivume tugira ubwoba. Yego. Ariko icyubahiro iyo tukigira dushobora kuba tutagutinya. Yego. Kuko umuntu wubahura namukunda. Yego. Ariko umuntu utinya ntumukunda. Voilà. Kugasobanuye neza cyane. Imana tugire neza. Hanyuma uwo ni umuvumo wa mbere uzanwa n'ubwicanyi. Umuvumo wa 2 nuko bigicamuke. Yo. Nuko bigicamuke. Ubu rero bikemu nakantu gakomeye.
dufite ibicamuke byo mu ibanga, dufite n'ibicamuke byeruye. Dufite ibicamuke, donc ndashaka gato nkubwire ku kintu cyitwa igicamuke. Igicamuke ni ukuba utagira icyo utinya. Nicyo cyitwa igicamuke. Nta kintu utinya. Donc nta kintu atinya. Uzanumva nawe wakubwira ngo ogewe ntuzankinishe ngo nta kintu ntinya. Wowe n'umwuka w'ucamuke. Icyo kintu cyamaze kuba igicamuke. Donc uyu mwuka witwa umwuka w'ucamuke, umuntu wese uhangaye kuvusha amaraso, ubikinisha wese kuvusha amaraso, yego, totaloma ahita ahinduka igicamuke. Niyo mpamvu umuntu watinyutse akica umuntu umwe, iyo baje kumufata ari abantu 100 arabahangara agashaka ko nababica ari umwe. Yabaye igicamuke, nta kiri kuri rwa rugero rwo gutinya. Uyu muntu nta logique agira. Niyo mpamvu muzumva abantu bagiye bamena amaraso badatinya kwica nabo bibyariye, badatinya kwica n'abagore babafumbase, badatinya kwica na ba nyina bababyaye na base bababyaye. Uyu ni umwuka ucamuke uri kuzerera. Imana tugire neza. Turi kumva impfu hirya no hino, ukumva ngo umubyeyi yishwe n'umwana. Abo n'abana babaye ibicamuke. Umugore yishe umugabo, umugore yishe umugabo yishe umugore. N'ubucamuke kibaza bya n'umwuka w'ubucamuke waje. Aba bantu batangiye bakinisha ibintu byo kumena amaraso, birangira abantu babaye ibicamuke byo ku rwego rwo hejuru ruhambaye. Uyu ni umuvumo ukomeye uko abantu bari kugenda bahinduka ibicamuke. Imana tugire neza. Amen. Icya gatatu gikomeye, kubura umwero w'ubutaka. Ubu muri kubona ibiribwa biri guhenda. Ibi biribwa biri guhenda kubera amaraso y'inzira karengana agenda ameneka kuri buno butaka. Icyo nkivuga ndakivuga neruye, iyo amaraso y'inzira karengana ameneka, abantu ntibazigere bategereza umwero w'ubutaka. Imana tugire neza. Nagiye nganira n'abakuze, nkagenda nganira n'abantu bagiye baba mu bintu bya mbere, bakakubwira ko mbere yuko tugira amateka mabi ya jenoside yakorewe abatutsi hano iwacu mu Rwanda, u Rwanda rwareraga, hari umwero weraga. Ariko none uyu munsi, nyuma yaho amaraso y'inzira karengana amaze kumenekera ku butaka bw'u Rwanda, abantu bahuye n'inzara, abantu batangira kwiga uburyo bwo kujya noneho bahinga bagafumbira. Hunde baramwibukera ntabwo bakeneraga amafumbire angana kuriya, ariko n'uyu munsi n'amafumbire ageraho tukajya dusanga ni nkaho nta kintu ari kugenda amara, kubera ikibazo gikomeye cy'amaraso y'inzira karengana yemenetse ku butaka. None uyu munsi abantu baracyahangara vrema, umuntu agatinyuka akica mugenzi we. Abantu baracyahangara vrema kubera umwuka w'ubucamuke, abantu bagahangara bakicana bavukana, abantu bagahangara bakica abo bashatse. Ni ikibazo gikomeye. Iki rero gitumye n'umwero w'ubutaka tugira umuvumo uko tububura. Imana idutabare, Imana iturengere, Imana itugire neza, kubera ko umwero w'ubutaka uri kubura twa mu buzima buduhangayikishije. Ariko nyamara dore ikintu twakora, twasenga Imana, Imana igakiza ubucamuke abantu, inzira karengane zikareka gukomeza zimeneka amaraso hano mu Rwanda n'ahandi hirya no hino. Imana idutabare. Ntabwo nza kubivuga ndebere wacu gusa mu Rwanda, kuko inzira karengane nta gihugu na kimwe, nta hantu na hamwe zitarenganira. Imana idutabare. Icyo ni ikindi n'undi muvumo. Mbega icyo kintu ahantu hose gishobora kuba, yego, gishobora gukurura umuvumo w'inzara. Yego, niba dushaka guhangana n'inzara, niduhagarika uyu mwuka w'ubucamuke utuma amaraso akomeza kumeneka ku butaka. C'est ça. Kuko ubutaka ntabwo Imana yaburemeye ngo amaraso bumenekeho inzira karengana. C'est ça. Nubwo guhingamo. Yego. Me abantu babihinduye rero bari kumenaho amaraso y'inzira karengana. Ni ikibazo gikomeye. Oswari tuba tutazi inkomoko yabyo. Iyi nzara niyo iri gukomoka. Ubu ntabwo ikibazo. Hari abantu benshi batangiye bumva ngo ikibazo nuko ngo habaye intambara ya Ukraine, ngo hariya ngo ikintu byagomeye ibiryo. Ntabwo ari icyo kibazo. Burya iriya ntambara iri kuba hakaboneka amaraso y'inzira karengane nyinshi. Yego. Bikadukurura uwo muvumo. Tukabura ibiribwa. Natwe kugira ngo dusigasire naho turi ngo hagira agahenge,
ugasanga abantu ubugome bwo kwicana buragwiriye, ugasanga aya maraso akomeza ameneka y'inzirakarengane nayo ubwayo akomeza agenda atuma ahantu wacaga mu minsi yashize bahinga imyumbati ugasanga noneho hameze ibitovu. Uyu ni umuvumo. Imana itugire neza, Imana dutabare. Kumeneka kw'amaraso y'inzirakarengane, kumeneka kw'amaraso bikurura umuvumo w'inzara. Inzara rwose ubutaka bukifata bukanga kwera, ubutaka buranga ukajya bumeze ibintogo by'ibitovu, ibintu by'ibihuruga bizana ibyo byishimiye ahantu wabihakura ngo watere imyaka bikanga, byo ntibizi. Ubwo hakwiye gukorwa iki? Hakwiye ko twasenga, urwego rw'inama hakwiye ko twasenga. Gusenga bibuza amaraso kumeneka, tugakiza. Gusenga bifite ubushobozi. Umva imbaraga zo gusenga. Biravuga ngo gusenga ngo bijya bigenda ngo bikagomorera imitekerereze y'abantu kubaha Imana. Gusenga bifite ubushobozi. Noneho ngo nibyibwirwa byo mu mutima. Ariko urumva gusenga imbaraga zabyo nibyo abantu bari kwibwira byo mu mutima. Gusenga bishobora kuza bikabivuguruza. Niyo mpamvu ngo twasenga aba bantu bafite imitima yigize yabaye akahebwe, birirwa bakinisha ikintu cyitwa kumena amaraso. Bakabireka mwuka w'Imana ukabazitira, bakabireka imitima yabo ikagumurukira Kristo. Nicyo gisubizo cyonyine, kuko uyu munsi ntabwo wamenya umuntu ufite gahunda yo kumena amaraso. Kuko tubamenye ntekereza ko amamwe y'amareta yajya bafunga hakiri kare, yajya burya bakura muri sosiyete hakiri kare. Ariko ikibikwereka ni uko ujya kumva ngo runaka batakekaga amenya amaraso. Nta yindi mpamvu, nuko ntabwo wamurera inyuma ngo umumenye. Ariko imbaraga zo gusenga zo zafata umutima zigagomorera Kristo. Imana itugire neza. Icyambere rero ni ugusenga tugabwira Imana ngo ibi bicamuke bidukize. Nukuri Imana itugire neza. Urumva bihita bigira ingaruka ku bantu benshi batana bikoze, badafite aho bahuriye n'iyi nayo mabi. Ugasanga barabigenderamo. Kubera iki? Umuvumo. Imana dutabare, Imana iturengere. Ndavuga ikindi cyitwa kuba inzererezi. Umuvumo kumena amaraso, umuvumo w'ubwicanyi. Uretse ko uyu muvumo kuba inzererezi, muravuga ibintu bikomoka ku uwo muvumo, ingaruka. Ndi kuvuga iki kintu, uyu ni umuvumo kuba inzererezi. Kuba inzererezi ni umuvumo sana. Kuba inzererezi ugasanga abantu babaye inzererezi. None ndashaka kubisobanura. Uyu muvumo nubwo uboneka ku bwicanyi, ariko nusoma Bibiliya uzasanga n'ahandi hantu wagiye uboneka ku bantu bagiye bakora ibyaha bakagira umuvumo wo kuba inzererezi, bakazerera. Kuba inzererezi ni iki? Ni ukubaho umuntu atagira adresse. Hari abantu benshi bari mu buzima butagira adresse kubera umuvumo batazi nige bawinjiriyemo. Donc umuntu uburyo Imana yaremye umuntu ni umunyacyubahiro. Umuntu yakagiza ahantu atuza, aturiza, akavuga ngo ngewe ndaha ndatuje. Ariko none dufite umubare utabarika w'abantu bari kuzerera. Ari hano none naho ntahaturije, ari gucunga, ejo ngo ajye hariya, ejo bundi ari hariya, ejo bundi ari hariya, ejo bundi ari hariya. Uyu muvumo uzengurukije abantu, urabaruhije. Uyu muvumo ni umuvumo kumena amaraso. Imana iwutukiza, ukiza abantu uzerereje. Njya nkunda kubibwira abantu, ndashaka kubisobanura cyane. Uzi ko uyu muvumo bikemo ujya ufata abantu ku rugero rw'uko umuntu ashobora kuzerera no mu kazi. Akabaho kavuga ati ndagerageza ibintu byose bikanga. Nagerageje iki kiranga, ngerageza n'iki kiranga, nagerageje n'iki kiranga. Ibintu byose aragerageza botike biranga. Ivuyemo ajya kuri restaurant iranga, ajya muri alimentation iranga. Afata diplome ajya kudepoza hageze biranga. Aba mu buzima arabuzerera, arazerera. Ntabwo kuzerera, ndashaka ko mu byumba kuzerera. Hari abantu bajya baba mu buzima bwo kugira amahirwe runaka, ariko umuvumo ukabazerereza. Umuvumo ukakuzerereza pe. Ushobora kuba utaramenye amaraso, ariko umuryango uvukamo hari abantu mu bihe bya kera bayamenye. Bibiliya igasoza ryaje ngo nzahora abana gukiranirwa kwa base, ngo ngeze ku buvivi bw'abanyanga. Imana itugire neza. Ukajya usanga umuntu aba mu ruzerero tu, hanaba mu ruzerero rw'urushaka. Kubera umuntu umwe wigeze umukira umuryango. Hanaba mu ruzerero akomeye igitindeho. By'urushako. Hanaba mu ruzerero rw'urushako. Ugasanga umuntu amaze gushaka mu ngo 5 5.
kakubwira ati nashatse hano umugabo wa mbere tubana gutya birangiye nshaka undi, uyu turatandukana dupfuye iki, shaka undi, arizo za divorce none zirirwaho n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Uyu ni umuvumo, si umugisha. Umuntu yakagiza umuntu we akavuga ngo nashatse runaka none turasazanye, abana banjye si amahara kubiri, abana banjye dore papa wabo dore mama wabo, none uyu munsi abantu barakubwira ko bavuye mu ngo zingahe. Uno ni umuvumo w'uruzerero, kabivuga nk'ubuhamya. Bakanuza no kuri kamera bakaza kubivuga. Kumbi ni umuvumo waje kukwereka abantu aho bageze, kumena amaraso. Uyu ni umuvumo wateye uruzerero mu bantu, abantu bafite uruzerero. Uyu ni umuvumo. Iki kintu ko giteye ubwoba cyo kumena amaraso, giteye ubwoba, ntabwo gikwiye guhangarwa. Imana ibwiraga hino ati genda, tinagire n'uzakwica. Uzaze rero ntawe uzakwica. Rega hari n'abantu bamena amaraso bakanashakishwa ngo bicwe kuko nabo bamennye amaraso, ariko bakabona ntibajya bapfa, bakagira ngo hari ikindi. Ni umuvumo wa Kayini. Ntabwo azicwa, azakomeza azerere, azapfa ashaje, igicamo cye, ariko ari aho ari igicamo cy'izerero. Imana dutabare. Yego. Reka mvuga undi muvumo. Yego. Ukomeye, gukenyuka. Gukenyuka bizanwa no kutumvira ababyeyi. Imana yahaye ababyeyi icyubahiro. Ababyeyi nabo kubahwa, guturuka no muri Bibiliya. Yego. Usomye Kuva igice cya 20:12, Bibiliya iravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka guha. Ndashaka kuvuga rero ibintu bibiri hano. Ndashaka kubwira ijambo ryitwa rimwe ryo gukenyuka. Kutuba ababyeyi bishobora gutuma upfa ugakenyuka. Icya kabiri gishobora kukuzanira rwa ruzerero. Kandi ababyeyi saba kubyara mu nda gusa. Ari n'ababyeyi bakubyaje ubutumwa bwiza, aribo bashumba bawe n'abandi banyamasengesho. Hari ababyeyi bakubyaje akazi, bike uranyemera ko hari umuntu ukubyaza akazi akakubera umubyeyi cyane. Aba bantu tugenda rero duhemukaho, tujya tubura ikintu cyitwa kurama. Ntituramire mu mugisha waho twakagombye kubona. Abantu ntibaramire mu gihugu cyabo, bakirwa bazerera amahanga. Abantu ntibarame. Hari umugisha abantu babuze. Hari umugisha abantu babuze kubera guhemuka. Yego. Hari igihe abantu bagira umugisha, icyo twakwita amahirwe, bakagira amahirwe yuko abantu biga. Reka nkavuge muri uyu muvumo kugira ngo uze kuwumva. Ugasanga abantu bariga, bakagira umugisha wo kwiga, ariko ugasanga niba bize ntibabona akazi. Uburebye abantu bicaranye ama PhD, urebye abantu bicaranye za lisansi, urebye abantu bicaranye za masters, badafite akazi. Ukuntu bangana ni ingeri nyinshi. Imana idutabare. Ndashaka kuvuga iki kintu kimwe, ndashaka muze kunyumva, kuko turaza gusoza dusengera aba bantu. Ugasanga abantu babonye akazi, ugakora igihe kinini n'amezi 3. Donc amahirwe yo kudepoza barayagira. Amahirwe ya pre-selection ibasawa. Amahirwe ya selection barayijyamo ikabasawa. Kuri examen y'akazi barayikora bakatsinda. Si kontra barazisinya ariko ntibajya bazirangiza. Ugasanga icyo cyawe kuri mukuru wawe, cyo nawe kikubaho, kiba kuri nyokorume, kiba kuri nyogosenge, ni ikintu kizerera mu miryango. Bantu b'Imana, mwamenye neza ko hari ikibazo gihari. Yego. Cyitwa umuvumo uzerera mu muryango. Hari umuvumo uri gutuma abantu badafata ngo bakire umugisha bawucakire, bumve ko ari umugisha wabo, bawugumane mu maboko. Ugasanga n'abandi bakora akazi ariko bikarangira amaherezo bakasoreje mu magereza. Ugasanga nyine barakabonye, baragakoze, ariko usanga bari mu masiganwa. Uzikonde guhita mbona ingero mu maso. Ukajya ubona bagasoreza mu magereza. Turi umuryango ko nakaba ukomeye, atari ko nakaba barafunze, naho nakaba barafunze, naho nakaba barafunze. Hizo bakoraga ahantu heza. Simbizi ikintu kibayeyo da, iyo bakoze bose barafungwa. Kuki abantu bose bakora bagafungwa?
hari itorero rimwe ntavuze nigeze tuganira n'abandi kubabwira ni itorero rikwiye kuzafata amasengesho rikikuzaho umuvumo. Abayobozi bose bariyobora nta basaza rigera bagaruka guhugura abato. Uriyoboye wa mbere aguye ishyanga, undi agiye ngo gufungwa, undi baramuharabitse ku buryo atashobora kwegerana n'itorero. ugasanga kukiri itorero ryitwa ko riri nyamwuka rinakomeye ritagira umuntu wegeze uvuga ngo mvuye ku bushumba bw'iri torero, abashumba bato nimujye muza mbereke inzira twacagamo sha, nimujye muza mbereke umurongo sha, kucyo abasoza bose n'uririho none tuba turi kumureba tukabona arakwambara amaroze tugahita bati arayambaye tu ati uyu nawe ntabwo asoza umwanda ntabwo ari busoza amahoro, ari busoza. Ariko kubera iki ibyo bintu kukiri itorero ryitwa ko ari itorero ry'umwuka ritagira n'uyu mugisha, hari ikibazo gihari cy'umuvumo urizereramo naryo. Imana idutanga. Rego umuvumo ntabwo watinya ko abantu bari gusenga. Oya. Umuvumo ntabwo wabitinya, ahubwo ukwiye guhinda uburyo bwo gusenga bwagukuraho umuvumo. Wavuze ngo umuvumo iyo utari ubusa uragufata. Imana idutabara. Iturengeye cyane. Nureba none kaninje muri bya byahabaza ubaza rero. Fata Yuda yari afite umukazana witwa Tamari. Abashaka iyo nkuru ajye mu itangira 3:8. Yari afite umukazana basoma icyo gice cyose, iyo nkuru iruzuye icyo gice. Yari afite umukazana witwa Tamari. Ngo Tamari amushyingira umwana we wa mbere yitwaga Eri. Umwana we ngo abayakoze ibyaha byinshi imbere y'Imana. Imana ireba Tamari ibona atari buryamane n'uwo munyacyaha. Ninjoro ngo bagiye kuryamana Imana itimutsinda ngo barapfuye. Tamari aravuga ati none ko mfushije umugabo n'ibiki barashyingura birarangira. Arangije ngo amushyingira umwana we wa kabiri witwaga Orunani. Ngo amushyingiye ngo bagiye kuryamana ngo atekereza neza ko aravuga ati se yaba twite, yaba mukuru wanjye hari ndamusigiye nto nanjye nkaryamana nawe, yazabyara nkazayiberwa umwana ari uwandi. Arangije ngo asohorera hasi. Biranuka bisobanuye ntabwo nshize isoni nabira niko byanditse biri kiriya. Ngo asoreye hasi Uwiteka arabireba ahita amwica. Icyo ni icyaha gikomeye. Icyo kububatsa ingo nyankura kugihugura abagabo, icyo ni icyaha gikomeye. Ahita amwica, sishaka kukinjiramo. Noneho Tamari abwira Yuda aramubwira ati rero uramu undi mugabo kuko nyine birarangiye. Yuda agira ubwoba ati ariko mukazana ashyingira abana banjye bagapfa tamuha umugabo. Ngo aramumwiba ngo ari buzamuka ajya gukemuza ubwoya bwe i Shekemu. Ngo abantu babwira Tamari ati so uko agiye kunyura. Tamari yiga uburyo ngo yiyambika imyambaro akiraye, ngo yicara ku nzira ngo yipfuka mu maso. Yuda amugezeho ngo amurebye muri ya myambaro akiraye aramwifuza, amusaba kuryamana nawe. Ndashaka kubwira ikintu gikomeye rero. Ngo aramubwira ngo kugira nemere ko turyamana urampa ingwate. Ndashaka kubabwira umuvumo ibi byaha kuntu byo bizana rero umuvumo. Kandi waza gusanga mu nzu y'Imana hari abantu bamaze gutanga ingwate. Ati urampa ingwate. Iye ngwate rero. Urampa impeta yawe. Yego? Umpa inkoni yawe. Umva ikintu gikomeye. Urampa impeta yawe n'umugozi wayo. Ume n'inkoni yawe. Yego? Hanyuma wowe wigendera ukora ibyo ukora hanyuma ugende. Impeta isobanura isezerano. Hari abantu bagiye kwa bamaraya batayisezerano. Umuvumo wabakurikiye nuwo gukomeza. Ntabwo Yuda byamuje gukomeza kuba umunyacyubahiro. Hari abantu bubatse ku cyubahiro ariko kirimo n'umuvumo. Inkoni yitwa ubutware. Hari abantu bataye ubutware. Nushaka kubimenya tujye kwa Salomo. Salomo amaze ngo kugira abagore benshi, Imana amuhaye igihano ijyanisha abasambanyi. None ndashaka kubwira n'umuvumo Imana ijyanisha abasambanyi. Cyane uwo muvumo abasambanyi barawugira nuza kukontrolaza kubona. Witwa kutagira icyubahiro. Nta musambanyi ugira icyubahiro. Nashaka bafite amashuri angana iki ntiyubaho. Nashaka bagira amafaranga angana iki ntiyubaho. Nta musambanyi ugira icyubahiro. Apfa kuba gusa ashaka no kwikorera ahantu tutabonye, ariko iyo tugezamo twumva ari umunyagisuzuguriro. Umva kiremye nyine ukajya umva umunyagisuzuguriro umwuka w'igisuzuguriro umugenda.
kandi umwuka ntiwihishira iyo uri ku muntu. ntabwo yishira. Yego. uwo muntu ahura n'igisuzuguriro tutazi iyo gituruka, ariko abona umuntu nk'umuntu yagisuzugurira. uzi ibintu byamubayeho, ngo baje kumubwira iyo nda yahise yiteramo umukazana we, yahise amuteramo inda, ngo baza kumubwira ati umukazana we yaratwise, ashaka kumutera amabuye. arabatekomere ko mu ntera amabuye baza Imana nta mabanza baramubura, ngo abagomba rigende baramubura. Yego. mbere ko mu ntera amabuye mugende mumbarize ngo iyi nkoni ni iyande, mumbarize ibintu mfite ari ibyande. Yuda ngo babimweretse abona n'ibyo, amenya ko bitaye wa munsi bita kwa maraya. Iki cyaha cyitwa icy'ubusambanyi kijya cyambura abantu icyubahiro n'agaciro. Niyo mpamvu umuntu wese wiyuhije icyaha cy'ubusambanyi aba yatandukanye no kubaho, abasinye kontra y'isuzuguriro. abasinye kontra y'isuzuguriro. Reka twihute. Yego. Nanone dufata undi mutamari uvugwa muri Bibiliya na Amunoni. Amunoni ari musaza we. Yego this. Bibiliya avuga ngo Amunoni akinda Tamari. Ni ubusambanyi noneho bugezaho burenze ubusambanyi busanzwe, agiye gusambanya mushiki we. Yesu. Amunoni yifuje mushiki we, agera ku rugero rw'uko amwifuza, aramusambanya. Yego. Sibyo ngo ibyo bintu byadutse ubu ngubu. Turi mu gihe gikomeye. Yego. Asambanya ngo mushiki we, arangije bimuviramo ko yicwa. Bene nyina bagira uburakari, babimenye baramwica. Yego. Tugaruke tugere turebe, turi kugenda ku byaha n'umuvumo. Yego. Ariko nashimikire ku cy'ubusambanyi n'ingano bugezeho. Yego. Turebe kuri Yuda, Imana idutabara. Yego. Mu bana sorry ntabwo ari Yuda, ni Rubeni. Turebe Rubeni, niyo mfura ya Yakobo. Yakobo ajya gutanga imigisha mu gice cya 49 cy'itangiriro. Yego. Ajya gutanga imigisha, yamwimye umugisha, aramubwira ngo wowe uri nk'amazi. Yego. Aramubwira ngo kubera ko watinyutse kurira uburiri bwanjye. Yego. Mu yandi magambo, yari yararyamanye n'uwaba nyina. Dufite ikibazo gikomeye, yaryamanye n'uwaba nyina. Yo. Dufite ikibazo cy'abantu uyu munsi batari kumenya umuco n'agaciro bakwiye kwiga, bakaryamana n'ababa ba nyina. Sesa. Abo rero Yakobo yasize amuvumye, aramubwira ngo uri nk'amazi tuzagira aho uregama. Abo bantu naho baregama. Niyo mpamvu umuntu yuhije gukora iki cyaha cy'ubusambanyi akaryamana n'uwaba nyina, niyo akijijwe akaza mu nzu y'Imana, abo umushumba urira intama. Voilà. Uwo mwuka ahita ahinduka umushumba urira intama. Niko amera. Burya nta hantu byavuye, ntabwo aregama nyine, ntabwo aregama. Uyu ni umuvumo wamwirukankanye. Yesu. Imana tugire neza, Imana idutabare. Yego. Urumva urugero ibintu biri ku rugero rukomeye, abantu babyumve. Umuntu najya no gucokoza kugira ikintu akora, ajya abanza yumva ingaruka bigomba kuzana ku buzima bwe. Imana iturengere. Imana idutabare. Ibi ni ibyaha abantu bajya bareba bakabikinisha, bakagira ngo biroroshye. Reka tugere ku kintu kimwe abantu bajya banageraho n'impaka nyinshi, kijyanye n'icya 10. Kimwe mu 10 cy'Imana, kukima Imana. Ariko nubwo abapasiteri nabo bacyaka nabi, ndashaka kuvuga akantu kamwe. Cya 10 gikwiye gutangwa n'umuntu ukijijwe gusa. Gusa udakijijwe ntimuzirwe mukimwaka ko ntaho yandikisha. Yego. Gikwiye gutangwa n'umuntu ukijijwe gusa. Ufite aho yandikisha. Gusa n'udakijijwe yagitanze abona umugisha. Yego. Cyo kiri uvera ni hame rikora. N'udakijijwe yagitanze abona umugisha. Yego. Ariko iki cya 10, iki cyitwa icya 10, uyu muntu atagitanze yikingiranira umugisha. Urakoze cyane. Abantu bakwiye kukimenya. Njyawe no kugisobanura nkabwira ngo harajyambaza ngo nta ngo byanditse muri bira ko kirimbuza umuntu. Niye ntawe kirimbuje. Ariko no kuba mu buzima utagira umugisha byose bimaze iki? No kuremba kugihumeka. Icya 10. Imana idutabare. Se mwigero nyinshi z'ibyaha abantu bagenda bakora. Oya birahari. Gusenga ibigirwamana, ibishushanyo. Gusenga ibigirwamana, ibishushanyo.
ni icyaha Imana yagiye irimburira abantu ikabateza mu giga hagapfa abantu ingano itabarika. yego Uyu munsi uzantu hasenga ibigirwamana ukuntu bangana, gusa uretse ko basigaye bisenga mu buryo buri civilize, abantu bakajya ngo ntibikibaho. Imana idutabare, Imana itwiyereke, Imana iturengere, abantu bamenye neza, birinde umuvumo uzanwa n'ibyaha. yego Se navuga iki ko abantu icyaha cy'ubugambanyi, Bibiliya ivuga ijambo rikomeye, icyaha cy'ubugambanyi, ariko ndashaka gusobanurira abantu b'Imana, ndashaka kubwira ngo ntuzigera ujya hejuru y'ubugambanira. yego Reka nkubwize ukuri, niba wariyuhije ukumva wiyuhije umwuka wo kugambana, ugambanira ntabwo uzamugeraho ububasha, kandi nta nubwo uzigera ujya hejuru y'ubuzima bw'ugambanira, kuko Imana ntabwo izashyigikira, ntabwo izagushyigikira mu bugambanyi, izahora ikuza ubugambanira. Imana idutabara. Navuga ibyaha byinshi, ariko noneho reka ngaruke ku kantu gatoya, noneho nanjye nibaze nk'uwakumva inyigisho ataza kubyumva nk'iterabwoba gusa, ariko umuntu ashobora no kwibaza ngo iyi mivumo yose umuntu yayikira akoze iki? yego sicyo ntekereza bike. aho ngaho none ngiye kukubaza twerekeza ku musozo. Yego, ni gute umuntu yakiriye imivumo? Ariko urambabarira, kino kiganiro cyaba kirekire cyane, yego, ndetse gisa n'ikitarangiye yego, uko mbyifuza, ariko nabwo sinkunda guha abantu ibiganiro birebire cyane yego, kugira babashe kubona umwanya wo kubyiciraho. yego. Mbere y'uko yo kuza gukora conclusion y'ukuntu umuntu yakiriye imivumo, uranyuma tuzakora igice cya kabiri. Yego, tuzadevelopa ingingo nk'ebyiri cyangwa eshatu ngiye kukubwira. yego, umuvumo w'ubusani ni uwuhe? yego, ninde umuvumo ufata? yego, ninde ufite ubutware bwo kuvuma undi? yego, ntabwo tubivuga none muri iki kiganiro, Yego. nibyo nshaka ko tuzadevelopa tubihaye abantu, kuko iyi mivumo turebye ni imivumo iri direct. yego, Bibiliya ifite Yego. ikivugaho, nugira utya Yego. uzagenda utya, uzavuga muri ubu buryo, sibyo? Yego. ariko noneho hari n'imivumo mivumano yego, ikorwa n'umwana w'umuntu ku wundi. Yego. uzambabara aribyo twinjiramo mu kiganiro cy'igice cya kabiri. Yego. none kuri iyi mivumo ituruka ku ijambo ry'Imana imeze nka kontra, yego. ivaho bigakunda? Urakoze cyane. ivaho gute? aho ariho dusoreza. Irya mbere ndabaza mvuge ko birivuga ngo nta cyaha kitababarirwa uretse cyo gutuka umwuka wera. yego urakoze. Niba nta cyaha kitababarirwa bivuze ko ni imivumo nayo yavaho. Hanyuma iyi mivumo ikurwaho n'ikintu kimwe cya mbere, kwakira Yesu umwami n'umukiza wawe. yego Nicyo cya mbere gikoraho umuvumo, yego kwakira Yesu umwami n'umukiza wawe. ubaye icyaremwe. Bibiliya ivuga ngo umuntu ababaye icyaremwe gishya, Yego. ngo ibya kera biba bishize. yego Pawulo ageze imbere avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ntimuzongere kutubara mu masekuru yacu ya kera, kuko twahindutse abana b'Imana. yego Iyi mivumo Kristo yini ubwifata akayinetraliza, akayihindura zero, yego ikaba ubusa. yego Niyo mpamvu mvugana n'umuntu wishimira ibyaha akabitindamo, amubwira ngo burya yaheze inyuma y'urugo ntiyamenye ikirimo. Mu rugo rwa data harimo ibintu byiza, amen harimo gukira n'imivumo, Amen. harimo imigisha. Imana itugire neza. yego Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kugira ngo umuntu akiriye imivumo bimusaba ko atera intambwe yo kumaramaza mu mutima, kuko hari ukwihana ariko ukajya ushotora ikintu wahozemo. Hari abantu, ndabivuga cyane, hari abantu baje kwa Yesu barakizwa, bakizwa bavuye mu buraya. Uyu munsi bakirara mu mabuwate bakaba bati okay, ngenda ajya muri buwate sindi bumwe inzoga, nongeye nirebere ukuntu bamansura. Uri kujya kureba iki? Uracyari muri ya mivumo, gusubira mu nzira yavuyemo. uracyari kureba, uracyari muri ya mivumo. Ukwiye gutandukanya totally n'ibyo bintu, ukavuga uti ubu wa mwanya nararaga ahubwo mu kabari ndawufatamwe amasengesho ndari ntaramira Imana. Nibwo buryo umuntu acika. no gukora ikinyuranyo. Yego. Inzira ya gatatu umuntu acikamo iyi mivumo niyo gushakashaka uburyo wakora ibyiza bituma waturirwaho umugisha. Ndashaka kukivuga iki? Wagize igihe waturirwaho imivumo, ukwiye gushakashaka ibyiza wakora ngo waturirweho imigisha.
navuze ko nta mugisha w'ubusubaho, ni nuko nta n'umuvumo w'ubusubaho. Ukwiye gushakashaka icyo wakora. Uzi ko bamaze kubimenya, nibura ku munsi ashaka nibura abantu 3 bamubwira ngo Imana iguhe umugisha. Gira icyo wigoma kugira ngo waturirweho umugisha. Akanwa k'umukiranutsi kararema, hari akanwa kabi kagiye kabaturaho ibintu bibi. Mukwiye gushaka akanwa k'umukiranutsi kabaturaho ibyiza. Icyo ni umumaro wundi njya nkunda guhugurira abantu. Iri sufi gusa ko nabwo ugomba kubanza ukamenya ngo uyu we koko ni umuntu w'Imana. Nacyo kirakomeye. Kuko hari abaje bakambara imyambaro yo kwera kandi ari impyisi, ari inyamaswa. Imana yo mu ijuru tugire neza. Hanyuma nagiraga ngo ndumva bisobanuye neza bikeye. Rwose birasobanutse. Yego. Kandi abantu barumvise. Ubu rero ikintu ugiye gukora no guhuza abantu na Yesu, we ukura imivumo, kuko iyo umuntu abaye muri Kristo abaye cyaremwe gishya, ibya kera bikibagirana. Rero nimba harimo kandi abashobora kuba barabikoresheje n'ubujiji no kutamenya, bakaba bajijutse. Ugiye kuza basengera muri iki kiganiro, kandi nabo babitwandikire. Ushobora kuzina inbox ukavuga ati rwose tsanze uwo muvumo ndiho, mukomeze mu imbaraga n'inama z'ukuntu nakwitandukanye nawe, ndetse n'amasengesho menshi. Niyo mpamvu nagusaba ko watanga nimero ya telefone kugira ngo umuntu wese washaka kuvugisha ku mpamvu y'iki kiganiro abe yakuvugisha. Navuze ko n'umuntu uyobora imisango y'ubukwe hari ushobora gukenera iyo serivisi, ariko cyane cyane ndifuza abantu bakuvugisha ku mpamvu y'iki kiganiro dukoze kugira ngo bakomeze kubohoka. Watanga nimero ya telefone warangiza ukaza udusengera Imana. Murakoze. Ndashaka kubanza guhumuriza n'abantu babyisanzemo. Hari abantu basanze imiryango yabo, hari mu bamwe bagiye bakora ibyaha runaka, bagasorwa no rya jambo rivuga nzahora abana gukenerwa kwa base ngeze ku buvivi bw'abanyanga. Abo bantu bakisanga gutyo. Hari n'ababyishotoreye. Ababyisanze mu miryango bakwiye gukizwa, bagafata icyemezo, bakigira n'Imana, hanyuma Imana ikagenda ibabohora muri bya somo ry'ubushize twavuze bya deliverance. Hanyuma abandi bagiye bashotora ibintu bimwe na bimwe bikabazanira imivumo, cyane bimwe na bimwe twagiye tusobanura tubivuga amazina yabyo. Aba nabo bakwiye kwihana, bakakira Yesu Kristo umwana n'umukiza, Imana ikababarira bakagubwa neza. Mbere ko tubasengera, nimero yanjye ni uguteranya 250 782 92 Imana iduhana umugisha. Mureke dusengera Imana aba bantu bose bakeneye kugaruka kuri Kristo. Tubabwire ngo Mana bababarire, n'abakeneye gukizwa imivumo tubabwire ngo uyu munsi Mana umurika hatabona, ahantu umwijima uba uhashyira urumuri rwawe rwatuma umuntu amenya icyo yagakoze kugira ngo akire imivumo imugendaho. Mana turagushimye kandi turaguhimbaje kubwo kuduhaye umwanya mwiza wo kuganirira ibyawe bingana bitya. Mwene data akimara kumva ijambo ryawe kandi akimara gusobanukirwa n'iki kiganiro cy'imivumo, yimenyeho neza aho nawe amaze iminsi hamubabaza, yimenyeho neza ko amaze igihe afite ingorane zijyanye n'imivumo. Turamusengeye kugira ngo umubabarire kandi umwereke uburyo bwatuma akira ibyaha, kuko inkomoko y'imivumo yose ari ibyaha. Turamusengeye kugira ngo ababarirwe, kandi akimara kwemera umutima we kugwa kugira ngo ugenge kandi umubabarire. Turanamusabiye kugira ngo agire imbaraga zinesha ibyaha, kandi nyuma yaho agenda abohorwa nawe. Mu izina rya Yesu elefo enistire haleluya donisika sansominifo. Ndatura imbaraga zisumba byose zirema ikinyuranyo cy'ubuzima butumvira Imana n'ubuzima bwumvira Imana. Agira ubuzima bwaguka kuko yinjiye mu bundi buzima bwumvira Imana. Imbabazi zawe n'umurava no gukiranuka biza n'umugisha kuri mwene data mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen.